nakora none bazengende kavukire ma nibaze nyamaguru ariko yakavukire kanyo ko bivuze iki hano ngira ngo kavukire mabya ari mwe mwasa gomati kavukire ndifiri kavukire man kavukire urajya ndavuga ko ndo mu cyaro ufite icyo wamugiye kuvuga ko kavukire fite inzu fite amazu fite abana fite amakoroshi fite amakampanyi ndumukontete kuri leta ni amafilimi ni gufungura ama studio mana fite imodoka y'inuza y'amashanyarazi urumva mani umumoteri wanjye anagonza amaguru twayashatse turabura igitafu na mama garambira ngo ari service agiye utambuza man motari wanjye maragize ikibazo man ariko naho ubanze cyane kandi ntago abantu b'indahanga baragera ngo yacubuno bese ntago mamuzi ugafata abantu bigorki bari stupid ngo baje ngo mu bitaro urafata abantu ngaho ngaho batigize banyarwanda barakaza imwe kumuza niyo nduri yapfumaguritse yo bavuze ngo ladies and gentlemen babavuze ngo iki sobanurira abanyarwanda uyu mugabo wisi uretse ngiye kugusebaza sabye ladies and gentlemen bisobanura iki ready ni ukubura tayari gentlemen n'umuntu wa muntu mu gentleman yapfumaguritse ho gusabaza ngo bagore namwe bagabo byakora n'iziki bagore namwe bagabo mudukurikiye mu nama irimo kubera kuryanywa hari ijambo ready ko abakubwiye ngo uri tayari iryo jambo umugore n'umugabo byakemana ladies ako ni bisubiye mutwumva wowe wabifashe soga pfumuko bwonko barakamujye ko nara sereka mbaze mubaze ngiye narakubaze ni naracitse reka none ngiye ngune kuri nimero hotse yaba baretse gatumbaze mubaze garukana nabe biro gakoreshwa n'ibintu byo kunywa ibiyoga nawe uri kuri murayinywa wijya kumusebya dore tari mu maso yawe nawe uri murayinywa wijya kubaga ari kwimo wenyine kuba nywa ngenda nywa ntabwo byanze sinabihakanye kandi inzoga si icyaha niba ari icyaha mu Rwanda bahita bafunga burarirwa buretse gatungiwe ntabwo babwiriye mfite inzoga si icyaha nongera bisubiremo nditatu mwotse oya buretse gatunga afite inzoga si icyaha niba ari icyaha Yesu cyane mu rugikana kucyahinduye amazi divayi kucyatayahinduye amaganura cyangwa ikigage cyangwa nyabarongo hanyuma abanyarwanda mudukurikira wa mugore wari kuri live ushaje nimugashyigikira amafuti n'ibintu biri aho ngaho biza bimeze ngo ni bebenesa gitafu kwaje yego ntandukanyiriza icyo bita na kitchen wanyumvise meza ntandukanyiriza kitchen na kitchen yego mutandukanyiriza kitchen na kitchen wumve nawe umva ko karo nawe inkoko n'igikoni sibyo inkoko n'igikoni ako no biteretse hagaranga ngo umutima cyangwa ugende mwana nakamera harasuraza mu gihe urajyamo we nabuja gutuza nabyibure naje nyishaka nta kibazo wanje zaraseza ni byuzana nawe nayo nshaka jewe sanye ndashaka zarashaza na majyana muri kamera warakize cyane wowe sana hanga amagi tujyo twebwe se turarwa kwa tuganga kuri abo bakuzana mu mwana abandi bana bashatse barabura uzi kugize amahirwe byo utakongera kubikora wowe Yesu unemureke wapfumutse ubwonko abana imisumari ya mwinshi uzi ibintu turadukora cyangwa bafashe ubwonko bwawe naguhemba bakugira bafata muri geto yanjye ukanandarira natuko bategusa natwe Yesu uri mu twagize nk'Imana kuri kamera ushiraho umunyu ushiraho umunyu mwana sanari gereho umunyu mutanye menekiri bose ujye kutugura akajya kajya nubundi twavuze nubundi yicanira kabura umva we niba ari dogiteri ikintu ugomba guhindura bisubiriye muri Dr. Singa TV Dr. Singa TV n'umwana nta location ufite kandi ubyo mugeni koko ana location ni hasi nayo ano hasirimo nka wapi hano murira n'amagi bro aracyari inyuma we we hari inyuma we ndiba ariko atangiye kuvugishwa ngo ari inyuma sigiririye se kandi igicishwa n'igi biratandukanye n'urumva rata petit frère uzukubura abajyana ku kabari kwa Riderman ariko icyo cyambere bundi bavango ikintu cyose ni gake gake man gake hana amagi turayajya uyimuri aho kubari uri wajya mu banyeshuri ubu natwe twa abanyeshuri mama man ugize imana ahubwo se yapfumutse rimwe ubara aba bagabo ba nanjye niri mbese baragiye
reka nanjye baba nagize gutya uriye rimwe fotora umuntu nyine umuntu aza mu kiganiro aranaganira ariko ubu ngubu yabonye akazi akora umuntu wo muri Canada ameze neza nta n'ikibazo afite baba bafite isoni bashaka kuba abana bo mu cyaro batababona ngo batababona acuruza amagi abana bo mu cyaro niba rero ukiri muri ibyo bintu ukitiye mbese bro bari abakobwa bo ntabwo bagura amagi bari abakobwa urabashaka umushahara wari kumuha uguremo abakobwa wese yakwishyuza yabonye abagore ntabwo yakwishyuza n'imvura agahanga ariko bara ni uko ubyango uri umugore ayoboye n'intu urumva amana umugore ayoboye isi se hari umugore abantu bayoboye isi kari babiri tuzi isi iyobowe na Amerika na papa hari umugore urimo n'Imana irimo we Imana ntabwo ijya bibaga ku by'abantu akura umukobwa yambaye umupira mwiza ku isi rose nari uriho ikirungo cyiza tese bakora yiguye uramo umupira w'umwe nzagupfubura byemeye mbese bose ngo murimo murarya amagi murimo barabara ubwo ngo kuri gatanu what is this ifurusheti efo we bro nutaba bari aba bagabo ndagukarabye nasaba nashyushye agita kumamoni biromba bayamba babyemera se babangize ngo cyangwa ngo umukozi w'Imana Imana ngo buriya reka amatwiza no kwimwa abagabo nyuma y'uyu mwaka urarangira ndi bose mfite inganda ndimo ndabakoresha mwese we na Nyamabondo mbashira kuri nanjye irinde yugo bose ariko njeta uzo ko ngenge mbona mu myaka izaza mwebwe muzamwasa oya nzabatuza Nyamabondo njye bari yabahereza oya njye nzabatuza utajyamo njye Noheli niwe muntu dufite umukozi wawe natwe aya mamani aya mamani Wisingo. aya mapipo Staff rero igiye kuba wele stopping. se winoma narababwiye mwanga kumva mwoka pfa mwe none ubu ngubu tugeze ko kwa dogita ariko shana none bintu byakaze n'abako dogiteri bavuye mu buganga baje mu baje n'abagore muze namwe muze Singa TV zo dogita none se wabikuyeho byose ako kantu kagasinga ibyo bya dogita dogita umunyarwanda wabyandika bangana iki muri niyize ni oya nanone mugwe wandike dogita ngo muri ibihumbi ijana yabyandika dogita kwandika da dogita nashyiraho na sa reka da dogita dogita wandika ni da singa nyine singa TV nata wandika singa TV byo biroroshye sigara ni dogita asiga ni wabyandika ntabwo ari mu kinyarwanda wabyandika gute ngo singa sinabibonye yerekeye kuri WhatsApp sinabyandika ni singa se Singa TV show igicano iragabura abantu badukurikiye twanyweye twariye yego ariko singa urako waruze ngo dukore nibyo kuba twari uriya araza gukora cyane ese ni umukote pakuriye ubwiraze muhana ubwiraze vandu tafara kwa urusuzo wanuriwe ntabwo nzi ariko se ndose nka jita ngo arimo gutereteza bango ntago agize banzu urigera san reka isibyo ko twana koranya ngo munyamakuru kuri cano yitongo yaravuyeho yo mu diaspora ngi kuba yabaje kera isi turahinduka Vaniya yo twakoranye wanuriwe vanilla cyangwa nuza vanilla oya karakagabo ntabwo nemeraga imikorere yabo karakagabo inde yakoze igizare cyane rimo rwanda utamushyira jama be jama hacyabo yewe data we cyane ni iyi najya hagati kugira ngo mikoro narababwiye jamo hano shaka buri saa kucaye kuri noheli cyane wanuriwe barazirana mwana urebe ukuntu hano hantu koko ziba zivuza ubuhuha twakoranaga nta mabere aragira none murayonse yabaye nk'ibijumba jitafu yarayakuruye arayazana yes ngo guki yarayakuruye arayazana ariko nawe ntabwo ari kugaragara neza si aha baby mwambo kabone yego we kakubonye be uretse gatoya naravuye biriya bintu sinjya byemera nk'uravuze ko pepe ko mwambo kabone iwanyu hashaka indirimbo se oya nyuma ngo ari indirimbo ni igihungu niba ari oya ni indirimbo ni igihungu kiganisha mugenzi wacu gihenda amazuru mbese irandirimbo oya ni indirimbo ariko ni indirimbo hapo ne wapfumutse ubwo wambonye ni indirimbo
ahubwo no bibazo ukuntu aramutse ahubwo nahita musaba imbabazi zirenda kugira mu ijana Barizwino, harabura imwe. nta muntu wagukoze inkuru bishyushye mu maguru mashya Harabura imwe. inkuru ishyushye Ese Noheli muraziranye? ejo ahubwo se ijoro ryakomeye Ni ukuri. niba yakoze kwa Vaniya akaba akiri hano kwa Vaniya nta uriya mutipe baramufuhiraga ukoresha Vaniya uramutse no ntabwo niba agukoresha Ese yapfiraga nari umugore we ngewe. yego ntabwo Vaniya rwose ajya gufata mureke Sindira nyina. ntabwo urabya mama n'ubunyobwa bw'ijana sha nanjye mume ndumva mu kanwa ahubwo ave kusenga ku kintu ngo waka ikintu wangegeraho none se Erega amakuru dufite nuko uyu munsi nani mw'iyi ni minsi severance yego umubano musigaye mufitanye sinzarure Murebe umubano ukuntu wa bari Noheli kumfata do. Bari kumva ko bari bakana. ako Noheli ngo yashize Noheli we umwera azasubiranye Noheli we ubudananiwe ejo numa ndakurya kinyuma Wari yakibere. yegora Noheli uzasubira Nyamashi ari iwanyu ni Nyamashi Icyango. cyangwa Ntabwo uyu nguyu byaragoranye. yabonye Kwambukanya abana wari yabonye umukobwa. hirya yabonye amafaranga ubu noneho yasiga akora n'amacano Bagiye kurongora diaspora. Zita wari rero amafaranga azabona nko kuwa gatandatu n'amafaranga ntabwo zifite noneho uzahora usambana uzaba ufite amafaranga byo uzarongora byibuza ntabwo kwezi ujya kuri banki uyafata uzarongora umugore umeze. umukobwa mwiza Umeze nkanjye. w'igitangaza mwiza Iyo sindi igitangaza. se Gita wagushyingira umukobwa uyu mukobwa se uyu mukobwa afite ubwoba ko yahita ansaza kuko uyu nguyu umuntu uzanye na Noheli Noheli agahunda afite niyo Profete bro. byuko nk'igikoma uyu mutipe gahunda afite iyo uri umukote tokorete ukaba ufite umugore Twambaye we ibintu amutesha bizaza. umutwe kugira ngo we wa mugore mutandukane hanyuma ahita amujyana reka reka tambuka neza utangerera amata wawe yatameneka Amata ntabwo ameneka. akabogora Ntabwo amata ameneka. umuntu uri nanga akabari mweteresha gutyo baje mwaragowe ahantu agenda ni hejuru y'amazi we urabura gushaka botine cyangwa agashaka ya nkweto y'inoza yaba noza barihana banoza abanza ugira isuku Isuku igira isoko ariko. ariko arasomana uno mukobwa amubyumva gusabe ngo Urabona afite iminwa nk'iyawe. Cyangwa uyazita. wowe na Diane nje mukobwa mwiza oya Mwiza n'uruzi. Ni isura umuntu mwiza ko tutamuruzi. Wewe akanya ni. uzi impamvu ari mwiza we nafite igikara cyiza urabona bamugeza muri frame bakigirira n'ejo bundi arabavuga araba yabaye nka misho zamushajije avuga ngo banyuje muri frame noza nishu cyangwa noza Nishu. andi mukobwa najyaga numva akunda kuvuga cyane uriya wa wundi Jackie yabaye ikibana kandi kigaragara cyane Jackie bamugirisha rimwe no twakirira. Zita ariko nawe yarananutse Miragina na kiramani cyane yarapfuye barakafite na kiramani kiramani bafite beef iremereye ngo ni gute nge ndwara nansure. ntumamagare ariko ubundi tujya ntunyandikire usoma n'itegeko ntabwo ari itegeko Ariko- niba tutarabaye neza nzavuga. kera size ukuntu nteye biriya bintu nk'ubu ngubu twarageze nk'ibibazo cyangwa iki nta muntu muri YouTube nahamagara ariko wasanga nakwipapa nka nimba uriya munyamakuru Kuko igihe twe nta tuvuga rukundo ibintu mu nk'abantu bakina komedi Mbese ko mwa bakagira ngo ni komedi bro wanasanga wifashe uzasafashe uzanyaza amafaranga wakira n'ibyo rata ariko buriya Jackie buriya nawe yarebye aho babana nabo ariko nawe buriya ari gukira igiti biki niwe nyamaguru. burya nagira ngo numve ko harimo isutiya harimo isutiya ndagaza Wese wayambaye ko nduzi ibyago. iyo tubiyije ukuri mbahora umbwira Ubuse ko ryaguye. ejo bundi twakoranaga n'imbere y'Imana ari menebere none Yehora. ntabwo naba nkawe ariko nawe ndabona barayonse basonye. Uyirimo. Basonye se. Birimo. uyu mwana ngo aho yarayibaca abana yewe aranoroshye ariko Nyamabondo ubu ntabwo wamufata umukobwa ni igitangaza rero niba kamera zose zirimo ziratureba Ubaho. Nyamabondo ubu ntabwo wamufata kamera zose zirimo ziratureba Ntabwo we nabyemera. Noheli. Buriya rutarwa ntabwo narwemera. reka reka Kuko Nyamabondo ngo ni Mbese umuntu wa mbere ubwo ukora ibintu hano neza turi batatu hano Eh. Gitafu Nyamabondo na Noheli ari twebwe abagabo abasigaye ku isi niwe mugabo wahitamo kugira ngo mubane muri aba ngaba ko ari batatu turi batatu Gitafu reka mbivuge mu mazina yabyo Nowera. ni Gitafu Noheli oya urujya uvuga ngo nowera tuganire aribo bagabo usiganye ku isi bonyine
Nuye mugabo wahitamo kugira ngo mubane. Nyamabondo ntago nabyemera. nyine wahita bakubwiye ngo n'abagabo batatu. Udahita muri batatu ariko Nyamabondo ni ukuvuga ngo ufite umugore wanduriwe ufite n'abana mu ngano. umugore Iyo ufite n'abana mu ngano. Ni ukuri ufite abana mu ufata ngano. rwa profete. Profete n'ubundi ariko jita akurikije ukuntu nawe ari kujya atera icyoroshye bikora yakeze. ntabwo nabyemera. kubera iki gereka mubaza kubera iki ubundi abagore bose cyangwa se abakobwa bose noheri kuki nyine kubera iki bose noheri bamukunda yararogesheje ari imiti yisiga aroga abana b'abakobwa bakaje nimba ari umushire Esther yarasaze nibyo ko umva pe Esther ashaka kumworoza. ijambo n'umukobwa avuze ngo niba ari umushiga ntago nabyemera asegita umenye yawe ni nuza ariko nanjye wenda nakomeje kubyitegereza byanca izo ni tatu umva mu magasitiro yangu mbere jita kugira gutya ubaho Mugure kutahori ko jeta narapfuye none izi bora nanjye ndahita nzikoresha marize bora zimaze acuruza man jyewe barimo barambwira ngo umuntu wabiri ngo nabwiye ngiye ni umuntu wabikoze ni umwana w'umukobwa bamwita Sandrine wabuye bakora kuba kagira isuku ariko ari gushaka uzukuri yareze yareze amerewe nawe yagira negora n'ukuri do kora turebe Sandrine umukozi w'Imana Noheli nawe banza yisangira byabaye uzukuri umukobwa zize we tekereza koko uko uri murayikana none indirimbo ivanga ifarashi yicareho mu kiganiro yicareho mu moro yicareho nijoro yicareho yari yagiye ubwo kare yibagiwe kamerama yari yibagiwe bazamushyira mu ndirimbo uri gukunda uri umugore w'inzobe uri umukobwa w'inzobe cyangwa mbona uri mito yambwiye ngo akunda igitangaza itaye wacu nanjye kandi igitangaza mbere na mbere uri igitangaza ndarabona urigezeho wese ndavuga nabi bakakwereka kubitangaza cyawe yega najya bara Bruce Melody ari boss wanjye wiki ye navuze Noheli ariko nanjye navuze Bruce Melody nta kibazo yose afite igitangaza yego yibereye Kampala yego ubu ariho yahoo wese ava w'Imana ariko manu amutipe yadukoreye icyo bita movement man Bruce Melody mbere yuko tuva kuri no kamera mushimire cyane man yahuye na izi excellence man muri ya nama yari yabaye man urabutipe kuzuko yatunga yarabavugisha ni ukuvuga ngo abantu bo Noheli agiye kurya amafaranga yarabavugisha cyangwa ari gukubwira ngo nawe ukere nacyo nyine jewe ndabisabaye reka ni jitafu yonyine nzovu hakoze ikibazo cyangwa nahita jitafu urabona uburyo muri no kwetsa abana beza bose barabyara jitafu ese ushaka umugore utabyara ubu bafite umwana maze ni butarubizi imanga twe tubyara imanga ariko muri kwetsa aba bana beza hari umwana ubyara nabonye hano twe tubyara imanga twakoranye kwa Fani yavugaga waciyemo namubonye nawe wari umukanishi umukanishi umukobwa w'umukanishi nani namubonye nyiramo hano ariko uko biri kose hano kwa bafite isuku dore n'uri kumanuka mwambonye ubundi umukobwa muzima ufite agasoko abaho uriya mwana we kandi nta mukobwa urabona abaho dore uriya mwana asutara ikuntu hangana yuko nagiye kuna abakobwa baba bazi ubwenge ntujye ngo yabumbura amaguru ariko ari igihugu ndakibona kugitandarana reka twe nitwe tubabyara tubarusha ubwenge mujye mwemera muzongere kutubyara kuko ijambo nyamuntu avuze aribyo buriya abana b'abakobwa bavukana ayikisha bavukana ubwenge umwana w'imyaka 10 ubwenge ndabufite bwose ntuzongere kubuharagisha rero umuntu wanzira icyumba ngo nzaga kumureka iki hagati y'ibyamamare superstar hagati y'abami none ndibaza Noheli ubwonko bwesa nko none se reka mubaze MK ubwo ntafite ngo ubu usibye Noheli wenda simuze ngo nukumwica cyangwa nuko ari iki bibaye ngombwa ko Noheli avamo hagati ari yavuze ko Nyamabondo yavuga ibyo yaruvuze komeza wijya kujya kontre bikaba ngombwa ko ari bo bagabo basigaye ku isi sibyo yaba mu myumvire yaba ubona mu kuba bafite ubushobozi bwo gutunga mu mitekerereze nuwe muntu ubona nyine wagutunga muri Kigali ushaka kubana nyine kwa ati aha ngaha nubwo mpari ngomba kuba ibihe byose
ambo rero gusubiza ntago yantunga kuko ntago ndi itungo yego ntago uri ihene nuri pusi ntago uri bebana nubwo ntago ngo bagutunga ese nge ndi itungo ahubwo ureze n'itungo ahubwo uri imbwa nge ntago ndi itungo imbwa zicunga n'ibipangu by'abakiriya ariko mwajya ko bavuga ijambo bitandukanye n'itungo ntago uzi ko rikoreshwa ntago yo ngabezi abana bashaka amafaranga ngo babakure ahubwo ari umuntu arayimbwiye uri muri Amerika ngo mushakire umugabo ufite imyaka 60 Nyamabondo ntago nakwemera ntago nabyitaho ariko n'umuherwe afite amafaranga amagi tavuze ko yagumiye oya ntashaka umuntu muto ufite imyaka 60 akahita amutegera ndege akajya muri Amerika natware singa abakobwa mwebwe mwaga gushwana mwaga gushaka umuntu kuko we ntagashaka umwana kwamuna kubwo tugambo yashatse barazengereza wamuvuye so kanyicaraho nanjye nkangirika reba igihe yangirikiye ukuntu kingana uze yanjye niciye maze bajya bafata superadara byabiro bashyira ku nsinga abo ryo bashyira dore ko nta Nyamabondo ndebera juta inshuro 3 zose zabazishe batangiye kwinanura abonye ubu tuje ahageze ngo gutabanye ku mukobwa cyabane kanye ese abantu batanika urumva bizi akucenga ndakoresheje aho bucya reba ariko Nyamabondo none kugira ubyemere nindera reba igitangaza kibaye Tina TV show ndamuza abahano nge nawe twanajyanishije twasubiziranyeho ntabwo bizi yarimutse mwarakoranye twarakoranye ese kutongeye gusubira kuri racano ndeba yasubiye inyuma kandi uriya mugore afite amafaranga Tina TV show agira ikosa rimwe kugira amakosa 3 ayahe ni ukuvuga ngo we yashinze Yesu nanjye nayishinze nicawe muri sala niwe wayishinze muri kumwe yanjye Nyamabondo nicawe muri sala ariko ubu ngumaje kugikura nka miliyoni 8 z'amanyarwanda ariko we nta nubwo arabana monetize uriya mugore amafaranga afite namugore afite amafaranga kandi biriya ball urakiragiye igihe wajyaga kuri ibiganiro yarabishyushyemo byataha nyine yarabishyushyemo afite ibikoresho byose bya kamera afite nubwo yarimo kumwagura ngo ni musaye ukabari ke twimwe tunarike ndavuga kuvuga ngo afite iPhone mu mujyi afite akabari he afite akabari hari Nyamirambo hariya kuri Cosmo umugabo waramuzi inde umugabo wenda muzi kandi amukubita tuvuga uruje ariko utagira ijambo umugore no kubita umugabo cyane yakunda ukuntu yambara gusa Imana arambara umuntu zose ukajya hanze umupfura ngo gwiki none anyikundira ko buriye Tina yambegara kwegera byatari arankunda ndayiguha arankunda aba namwe njye mu mujyi bajya ku iPhone 16 bagira umusitari njye nkora mwishyura wagenda ukatamara mwayo mahirwe mugira be nawe ufungura agacano shitwe akazandoga kunuka amafi cyakukoroga akazandoga ngena nuka amafi barije banakoroga ku ariko umuntu akuze kunuka amafi yabakuruze nabi reka yabadoze nabi yemba numva nacyo arumva ifi yaboze amafaranuka arumva ifi yaboze kwera ngiye ko kuri abaya maze karanga kuroga umushikazi kandi kunuka amafi umushikazi se umushikazi iwanyu ni ntabwo he twahuze ndi umushikazi iwanyu ni he rero yanturi twanturi iwanyu ni he none ari n'amarozi kuzi ko bashano ko kuroga wambwiye kuri uwo mushi niba numvira tutashobokana wowe umushire byakunda nta mushi niba n'umushi umushikazi nta mushi n'umushikazi n'ibibaho ntabwo bajya bahusha wicaye kuri candira ko candira akeneye yagiye ifata akantu ko mu modoka akantu ko mu modoka cyangwa mu nzu niko barimo gukoresha kariya uzi amafaranga akagura cyangwa uragira ngo ni nk'izo izinza ziri bashyira imbere bakoze conference ziba mu mabiro oya ndazizi mani iyi kamera reka zarizo komeza nayo manu ufite no kamera zikoreshwa n'abantu banyamakuru yakuvuga kari arafi ni ara 12 yego bahita baguseka ishusho none ni gatandatu yasohotse iyi irakubiye bro nari mfite gatanu rega Nyamabondo ntabwo nari mfite gatanu na yamaye iki yagezemo none yageze ngo nakabisi ya telefone kamoya ala nari mfite ya kamera ara 16 yari yamaye ala gatandatu man batonyera miliyoni 2.5 kandi ngari umu diaspora wayiguhaye yego nyine none ze ahubwo reka umugabo ariko ukunda kurya Nyamabondo akunda kurya niyo mpamvu nyikubitiye kamera nshya bana barampamagara barambwira tujya kuyifata Remera ku kibuga cy'indege ngita zarakunganje bana turayitaha tumwa byeri umuramwe ati ndakwera 2.5 ndavuga ati ye utiyafata nubwo zuruva natinda mwana niyo nakoze mu bukwe yego rata ariko uzongera ukora ubukwe
Ana umuntu ujya ukora ubukwe kabiri sinabwo oya iyo mushatse mumaze umwaka wumva kuryoheye urabuvugurura yakoze uriya mugore yaragushoboye nyamaguru araryoshye uriya mugore cyakoze abantu uriya mugore yaragufashe yaragushoboye nabonye baragoye n'umusozi wabo ndabizi ahubwo bamuha n'amavi amaye umusozi mama ari kumwe ngo amafi ntabwo ukora oya ndashaka kwayiga ikawa akikabura niyo ngiye kubanza guhinga ibishyimbo hariya ndimo ndubaka n'ibigori n'amashaza noneho ahubwo twakugira ejo twakugira firi kukirimbi se oya ndimo ndakorera oya akayozo ndimo ndubaka wajomani karenge ni wabo w'umugore umuntu yagize amahirwe ashaka umukobwa wabo afite ibintu ariko ubanza ari umukobwa bafite imisozi bazamuka oya ni abakobwa batatu ngo nta muhungu bagira baramwegure bamuhaye imisozi bagize baragiye bankubita umusozi barimo kuba miliyoni 11 mfaricho no kwa so uko ari bo baguta ubuse baguhaye icyangombwa cyane oya ibyanyu tuzakora bidaseje bundi we warasase wiki rwose iriya modoka ndayigura iki abantu bepfo bararoga bro uzi kuza kureba nk'izigegera ntazihaye rifuta ukuntu bimbabaza uragura imodoka mutengure bepfo bararoga ntabwo ubere kare ndi gushya ushaka gutwara Noheli umujyanye kumurisha ibintu mu modoka yawe Visit Rwanda bisobanuye hano byanditse visit kwa visit Rwanda nyine bisobanura iki visit ni inyuguti zingahe inyuguti zingahe visit ni inyuguti Beita suru Rwanda bro. Umusheshatu ziruzi. Koze ngano ko bwongo bwawe. Mesuru kubashya abanyarwanda. Gitafega kubera ko wamwicaye uko naga ari gutekereza. Oyisebye yabibaza no heza. Noheli yamwicaye atukura amaso ukajya ngo yanwe amatabe. Asonga kuri nangaye sha. Oya akore pirate. Noheli se n'ubundi ko ryaye. Asonga kawunga se nako ufite. Mungu w'imena Mungu buturu mbona ari bombavo wumvishe indirimbo Gitafu indirimbo y'Anyamabondi yumvishe gufasha iki indirimbo yanyu urayizi se ariko rwaza bazira umurikirana kuko shaka bazira ubufana ndagaza iranda bakurikirana mwana irande bayingo yitwa aryaje kumumagara umbwira ngo iki ni indirimbo yitwa Pfuba ariko irande baza Nyamabondo wumve ku runama ikinagira Nyamabondo naramuhamagaye mwaka nimero za Nzovu anyakumbi 5 ubu yagene ko neye umureze ndijoro n'horo waraje nagera binyandusha ibuye ntabwo agenda urase ntabwo ari byiza nyine izoro wamaye 1010 no kuri nimero bino ntabwo ari byiza nari bikeneye umuntu aramubwira ati wamaye nimero y'isimbi nabwo atarami 1010 tiko ndi kwigara ndavuga ati arabanza yohereza 7 ndavuga ati yohereza yose muri kuyikura ntabwo ari byiza nuko niba atari byiza ubwo ngubwo ndabiyamenye n'undi munsi nanjye ari umuntu niyo mpamvu ndi kubikubwira na Gitafu n'umuntu aramuvuga mumbaza nayamuca none umuntu aramuvuga nshaka nibera hamwe n'umuntu nese cyane igicunga yakora none ngo mukoze umurimo aya amucoreshe abantu bagira imyumvire itandukanye icyuma nacyo hari nk'igihe nshobora kuguhamagara nyikene nta mafaranga mfite kandi ayo mafaranga ndi bwaze kuyakura ku muntu oya ubwo rero murorere no karitsira mindanyisha ndasa zirukurukira iyo wabonye cyangwa zirukurukira werekana we n'umupfubuzi kana aho umuriro arazihomererwa kuko nawe niyo arazihomererwa Noheli ni umuntu uzi gusesengura cyane ariko nayo abantu nubwo bavuga ngo ni indyarya ngiki ubuze nta n'ikino nayo karinda y'umuntu oya ngo ni profete ngo iki yikondera ubwo ugiye kumubona muburayi dore ndi bari imbere y'umupira w'umutuku mama bebe kora gukunze ize musure murakoze ugira umugabo nasubira gusura warakwaye kuko nawe uri mu bitaro ku buryo barako mama bebe uzi ko umuntu amubwira ngo kansura Dr. Singa urasura niba ngo kangura ngo kamusura yitaba ngo nagura baye sura bene wanyu nsura kujya gusura umugore ufite umugabo kubera iki je Gitafu atarankuri iwacu ko naza kujya kumusura zumva ari ikibazo nkoze ugiye gusenya umusura muzi umva mbabwira uramuzi wangu zamura kamera neza umva ngo bwiza haguruka tubura mu kiganiro wangaye waje cyane va mu kiganiro oya hafi va mu kiganiro cyane cyane waje oya cyane jewe reka narabyiza kuri none ufite mu twende urashaka umugore w'umugabo abandi uramubaza iki urashaka gusenya ubundi cyo bita genda bisobanuye gender balance gender balance genda biba bishatse kuvuga ngo gender balance ni ukubaransinga ibiki nyine genda ibintu biri technology genda ukamugarurira technology ubwenge none urafata umugore w'abandi niba ari mu mabebe ariko ucyuka mu mabebe ntabwo wava mu nzira no umuzamura isukari muzabifura kugeza ryari urabibonye tuganira umugabo agufasha umugabo arafasha agufasha
uwo mama pepe afite umwana uzi umugore n'umugabo cyangwa umuntu uzuba ku mugore n'umugore amashereka ikintu bita ubugore niba agiye gusaba bangani yamabona ko ntabwo dakora uraba umugore uzashaka umuntu uzakugira umugabo wowe nira kugira umugore wowe utangiye kunyigarama se akanya kandi nuko utangiye kunyigarama akanya ntabwo ashaka imbere y'Imana yabashatse ikizanye gumana n'icyo gihe oya nuraba umugabo ntabwo ngera gushaka nuraba umugabo none niba naraba umugabo se bari kurarana bro yego rata mubwire ikintu cyahindutse n'ibingi bito ntabwo uraba umugabo ntabwo uraba umugabo wiswe papa umugabo ni mu mutwe cyane yitwa mama bebe urushaka umuntu wubatse izina kugira ngo abe ikintu ushaka kumwubakiraho ushaka najya gukubakiraho izina urashaka kuzamura mugira umugabo urajya akunda gutanga uriya muri umuntu w'umugore wanjye usigaye ko bahita bagura mu kibazo kuri iyo mbwa bwe Kigali wishe umugabo Kigali wishe Kigali wishe umugabo genda kugira umugabo nanjye ndamukugize tube gutyo baby jana ntabwo nakicara hariya wiki uzakicara ufite umugore ufunguwe nicara hese nta hantu najya oya ntunyicareho nanjye umva nakicara afite umugore ufunguwe ntabwo nakicara nyine mwicara no kumugabo uri ushaka ko wakora uriya mugore aramutagiye nta wundi ariko nyamara uriya mugore agenda ahita ashaka umugabo ariko nakongera kurongora umugore wenyine nyongera ubyongera nyine wamugira nari ndi kwicara ese cyane zo abantu uri ntabwo bunawe uzaba unicara yicaye kagira n'umwana kambe karase y'umukara umweru yicaye mana yanjye nta ese ubwo wicaye ku maguru umwana yanditse izina rya data ubaye umusitari kuti nta bito kintu kiri uko mana nyoga nyoga karaga izo nyashi karaga izo nyashi karaga 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 izo nyashi karaga karaga umwana ni indaya aza anabwibira ubatse izina nta data kugira umugabo ntabwo ndi umugabo ubanza urashaka kumuhobera mwana urashaka kumuhobera ndabona ko udutwara ase wamuhobera ko niba yabishatse oya wikubuye kandi abantu batureba baraza mana yanjye ibi n'ibiki ndimo ndabona we ndashaka kugira umugore ushaka kugira umugore umugabo ariko nyamabundi yavuze ko uriya mugore ntabwo yahita ashaka umugabo urabya abagore azabara nasura mu bagore ariko uriya mugore ntabwo ndashatse umugore muzima bwe yazamukomeza baravuga ngo iyo ufite umugore ukamurikura yabize icyuma n'amaso yatukuye ararushye noheli ararushye cyane ahise ananirwa ntabwo umugabo mbukire impfa gerageza kandi byagicaye isaha yose va wantu uriwe kandi utajya kubita wajya bakikapfa iyo nenda yahagararaho abasobanurira abantu yagashinga hano wandika iyo nenda yahagararaho reka turebe rero agiye gucya aratutubikana araka umuriro araka umuriro we va mu nzira simvuye njya gukina kuri papa bebe yesi ndi mu nzira mva ureba papa bebe se umugore w'abandi yego na papa none se ntabwo ufite umugore wo muri amerika cyangwa wantu uri kugira umugabo njye mfite umugore w'amuhanzi nta mugore ufite umugabo umva smart shari nturakare we nta kintu uri cyo cyakugira cy'uyu munsi ese ni umupapa papa jay papa jay nyamubona ko akonje kwandikira wabo ahita atekereza umugore we umunandikira wasanga umugore akoza ku ijipo buriya iyo umugore akoza ku aya ijipo mamani aya mapipo aya nabata sana mama ariko cyangwa kuri mukobwa ko rasura namo arasubiza byataye gusa iyo ndirimbo ase urabona noheli uyu mukobwa yamushobora ese abanyikorera kunshobora se abanyikorera kuko urumva uyu nguyu noheli we kura ino yaba ari nanone n'indaya bajya bahurira mu rugo nimugoroba yaba ari yakananuza yakana dusa cyo kandi uyu mukobwa uramutse umushize mu buzima bwawe sha wasara nta kintu yahomba nta kintu yahomba uzukoreza nyirameto nta kintu uzahomba nunyishyira mu nzu uzi imyaka ageze mu kariyo kurya jita bamara ikiro cy'ubugari uyu nguyu usa ndati mu kanya gato imisatsi mu kanya gato inzara mu kanya gato sinzi yewe we ntabaho none abajama umugore amayinite akayahamagaza abandi bakarusha
kugura amayinite urababara yenda yigurira mugura amayinite Zuribana muri ghetto. ndibana nanjye ndibana Aheri yakunze kuko ntabwo ndibana bro uribana bana namwe mwese Afite ibikorwa by'imihumuro bitatu y'igitabo. bana namwe mwese ubu se hari abakobwa banga ubu se hari abakobwa banga kumva ngo ngira n'abakobwa ubona umugore wiharira uri umwe aba ari danje bana n'abandi bana n'abagabo ngiye ureba iyi ntuza yose igengo yose ndimo igenge y'abagabo N'ururara. nese abantu bose ubona se abagabo gengira saza gengira saza gengira saza Gengira sasa, shikije gengira sasa. Uzasubiriza. uziko mu bantu mukunda gutanga ibiganiro nyine mwebwe banyamabondo bayakamana abantu ba Jetafu uziko ari inzovu usiga utarakora indirimbo uzovuze buriya nayakora Kamana ifite. Katarina. kuko aragize abataragaragara mu ndirimbo oya utarakora indirimbo ye iye kabisa Kiye kuba indirimbo yitwa ikibasumba vuba aha. none se wa mugana ariko nawe ntabwo urayikora mu isohora Ni wowe nzozi nziza narotaga. Umeze nk'abakobwa bambeshaga. Gaga imiferi basavuga. Ni wowe shaka. yarayisohoye nawe yarayisohoye ngo aragitoza baronarido gatuma nja muleminato umutima nangaye ndavuze nawe duhanganye ubwo gutsindiye byiringiro by'umutima wanje inzozi narose nazigera mumba ikibasumba ihogoza mu bagore bose bo ku isi ibyo nyama nazibyiga ijya uzi icyo ushaka nkagukanda aho ubabara nza gukanda nkujyane no mu gitanda kamukozi tumi nidutandukane kuko turi Yes, inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikirana kuri alhamdulillah muri bari singo musinga bamwita Singa Dr. Singa TV turabakora tukamukora mu mutima mukugarashaka ko ntaho bibiraya gusa yewe data hari heza ariko tukuvuga ngo Kege zirabesha, kege zitera ibihomora amazi Pixel gatatu wabo none se kuki atarikoresha iriya se Pixel iyi phone niwe bwoko urayizi turabakunda n'akagaro ka cawu cawu watubonye nanjye ndiyanuje sone nk'ubu bugiye nahagarika umwana kandi bya ikiganiro cyarangiye irabona ibete buki